Yesu nashimwe kandi Yesu ahimbazwe bene data. Iyi ni Menya TV nk'uko bisanzwe. Twishimiye kongera guhura namwe kuri umuyoboro wa Menya TV tuvuga ijambo ry'Imana nk'uko yabidutumye. Ariko mbere yuko tugira icyo tubanza gukora nk'ibisanzwe, reka tubanze dusenge twiragize Imana. Kristo, turi imbere y'ubwiza bwawe, turagushimye, turaguhimbaza kuri Imana ushoboye byose, uri wakiranuka, uri Imana ikora, uri Imana ivuga. Turakwereka gahunda mwami dufite kano kanya, wabanye natwe mu bihe byatambutse, waraturinze, waraturengera, reka mwami izina ryawe rihimbazwe. Turaguhamagaye kugira ngo uzubane natwe muri aka kanya. Reka mwami ijambo tugiye kumva saba ari twebwe tugivugira nk'abana b'abantu, ahubwo uba natwe kuri Imana ushoboye kandi tugira neza mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe kandi himbazwe. Turashima Imana yaturinze mu gihe cyatambutse, kandi turashima Imana ikomeje kuturinda muri iki gihe. Turimo turumva indirimbo ivuga ngo Jehovah is your name. Ngo Jehova ni ryo zina ryawe. Wakibaza ngo iyi ndirimbo ni kubera iki turi kuyumva. Twabonye umwanya mwiza wo kumva ijambo ryiza ry'uyu munsi twaryitse, cyangwa se heading iravuga ngo amazina y'Imana. Tukibaza ese Imana ni iki? Imana ni urukundo. Abantu bavuga ati Imana ni urukundo. Tukibaza byinshi mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko bari kutubwira hano ngo Jehovah is your name. Izina ry'Uwiteka ngo ni Jehova. Hanyuma tugiye kureba amagambo, turebe amazina y'Imana. Imana iturengere kandi tugire neza, Imana idufashe. Ese kuko Imana ifite izina rimwe? Ese hari amazina Imana yaba yaravuze yuko yitwa? Ese twebwe tubibona gute bitewe n'ibyo yadukoreye tukabona Imana? Ese Imana tubona imeze ute? Imana tubona imeze ute nk'abana b'abantu? Twe twayisenga iki? Tugiye gusoma amagambo. Gusa izina rya mbere ry'Imana, Imana yarivugiye ati njye ndi Uwiteka. Imana iravuga ati ndi Uwiteka. Turabisanga mu Kuva ibice 6 umurongo wa mbere. Turasoma Kuva ibice 6 umurongo wa 1 kugeza ku 3 ngo Uwiteka abwira Mose ati uhereye none uzabona ibyo nzagirira Farawo. Azabaherukira bagenda abyemejwe n'amaboko menshi, kandi no kwirukana abazirukana mu gihugu cye ku bw'ayo maboko. Imana ibwira Mose ati ndi Uwiteka. Turasubiramo. Imana ibwira Mose ati ndi Uwiteka, kandi nabonekeye Abrahamu na Isaka na Yakobo. Nitwa Imana ishobora byose, ariko sinabimenyesha, nitwa iryo zina Uwiteka. Imana ishimwe kandi himbazwe. Imana yatubwiye hano muri Kuva, yabwiraga Mose imubwira ati byanze bikunze Farawo azareka ubwoko bwanjye bugende. Aravuga ati kuko njye ndi Uwiteka Imana ibivuze, ati ndi Imana ishobora byose, azabareka kandi mugende. Ahangaha Imana iturengere kandi tugire neza tubashe kubyumva. Imana iravuga ati ndi Uwiteka, ndi Imana ishobora byose. Ariko si ko muri iki gihe dufite ibibazo, turimo turahura n'ikibazo kimwe, twahura n'ikibazo bibiri twumva ko birangiye. Ariko kano kanya Imana yatubwiye ati ndi Uwiteka. Uwiteka bisobanuye iki? Ijambo Uwiteka bisobanuye ugiye cyose, cyangwa se uwihe byose. Nimba ari uwibihe byose, reka tumwakire nk'Imana ishoboye, reka tumwakire nk'Imana ishobora byose. Kandi bivuze ngo Imana ishoboye, ngo nitwa Imana ishoboye byose, ariko sinabimenyesha, nitwa iryo zina Uwiteka. Imana yitwa Imana ishoboye byose. Ni Imana ishobora byose, ni Imana ibasha gukora, ni Imana ibasha gukuraho ibyananiranye, ni Imana ibasha gukiza indwara zananiranye. Iyo ni Imana ivuga ngo ni Imana ishobora byose. Yesu naturengere kandi Yesu natugire neza. Ahangaha yari irimo ibwira Mose, irimo imwibwira ati njye ndi Imana ishobora byose, nzabavana mu gihugu cya Egiputa. Ndabizi Farawo azabarekura, amaboko ye azabavanaho, kugira ngo mumenye yuko, cyangwa se namwe mumenye yuko ari Imana yabatumijeho, ko ari Imana izabakora mu gihugu cy'uburetwa. Ati ndi Uwiteka Imana nyiringabo, ndi Uwiteka, iryo ni ryo zina ryanjye. Ndi Imana ishobora byose, ndi Imana izabakora mu gihugu cya Egiputa ikabashyitsa mu gihugu cy'amasezerano. Izina rya mbere turisanga mu Kuva ibice 6 umurongo wa 1 kugeza ku 3. Haravuga ngo ndi Uwiteka. Imana ni Uwiteka. Imana yacu ni Uwiteka, ihoraho igihe cyose, kandi izahoraho n'igihe cyose.
irongera iravuga ati ndi Imana ishobora byose, ndi Imana ishoboye byose. Iryo ni izina rya kabiri. Imana ishobora byose niryo zina ryayo. Imana ishobora byose, Imana y'Uwiteka, Imana y'ibihora igihe cyose, Imana y'ibihari igihe cyose, Imana ikora buri gihe cyose, Imana itagisinzira, Imana ireba ntiyerekwa. Iyo niyo Mana yacu. Irindi zina rya kabiri riratangaje kandi riranashimishije. Turarisanga mu byahishuwe igice cya mbere umurongo wa 8. Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 8 haravuga ngo ndi Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo, niko Imana ivuga, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, ariyo ishobora byose. Turasubiramo, ndi Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo, niko Umwami Imana ivuga, ariko iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, ariyo ishobora byose. Imana iduhana umugisha. Imana yavuze ngo ni Alufa ikaba na Omega, ikaba itangiriro ikaba n'iherezo. Iryo ni ryo zina ryayo rya gatatu. Imana ni Alufa ikaba na Omega. Iyo bavuze Alufa ni Alufa ikaba na Omega, itangiriro ikaba n'iherezo, yahozeho kandi izahoraho, iracyariho. Ni Imana yahozeho mbere, ni Imana ikiriho, kandi ni Imana izahoraho. Aya magambo mbyumve neza. Ni Alufa na Omega, ni Imana yahozeho, Imana ikiriho, kandi Imana izahoraho. Imana iturengere. Imana hano ni Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 8 iratubwiye ngo ndi Alufa ikaba na Omega, itangiriro ikaba n'iherezo. Ese koko nimba twumva ko ari itangiriro ikaba n'iherezo ku buzima bwacu, kubera iki duhura n'ikintu twumva ko birangiye? Kubera iki duhura n'ikintu twumva ko dupfuye? Ni ukubera iki ko Imana yacu tubwiye ko yahozeho, ikiriho, kandi nanone izahoraho, ko Imana yacu idateze guhinduka? Ni ukubera iki twibaza, ese Mana ni ukubera iki ibyo yatubwiye bidasohora kandi ari yabitubwiye? Ese ko yabitubwiye ko ari igihari, ko ari nayo izahoraho, dufite ikihe kibazo? Imana ishimwe kandi turengere. Imana itugirire neza rwose. Imana yatubwiye ati ndi Alufa ikaba na Omega, itangiriro ikaba n'iherezo ku buzima bwacu. Ni Imana yahozeho kandi izahoraho, ni Imana izaturengera mu by'Imana byose. Imana iturengere. Ndi Alufa na Omega, itangiriro ikaba n'iherezo, Imana yahozeho kandi izahoraho, kandi na n'ubu ikiriho. Imana ishimwe. Ndagira ngo ufate umwanya utekereze ku by'Imana igende gukorera. Ugende utekereza ibyo Imana igende gukorera mu buzima bwawe bwa buri munsi. Wibaze natanze iki? Wibaze njyewe ndi iki? Nabona naratanze iki kugira ngo mbe nkiriho? Ni ubuntu bw'Imana yadukunze. Iravuga ati ndi Imana yakuremye, ndi Imana yakumenye ukiri urusoro mu nda ya mama wawe, ndi Imana ikiriho, ndi Imana izarinda amasezerano yawe, niyo mpamvu tukiriho. Imana ishimwe. Ibyahishuwe nanone ibice 3 turasanga irindi zina ry'Imana, Ibyahishuwe ibice 3 umurongo wa 14. Ibyahishuwe ibice 3 umurongo wa 14 ngo wandikire marayika w'itorero rya Laodikiya uti uwiyita Amen, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'ibyo Imana yaremye, aravuga aya magambo ati Imana ishimwe, nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire, yaba ari ukonje cyangwa warubize. Imana iduhana umugisha. Hano tubonye irindi zina ry'Imana ritangaje. Tubonye irindi zina ry'Imana abantu benshi dukunda kubikoresha ngo Yesu ashimwe, ngo amen, ngo haleluya, tukavuga ngo amen, ariko tukavuga ngo amen utazi icyo bisobanuye. Izina amen ni izina ry'Uwiteka, izina amen ni izina ry'Imana, izina amen ni irindi zina ry'Imana, ni irindi zina rikomeye, ni irindi zina rifite ububasha n'ubushobozi, ni irindi zina rihuje na Jehova, rihuje n'Uwiteka, rihuje na Alpha na Omega, kubera ko byose ni Imana. Amen. Iyo umuntu avuze amen aba avuze Imana. Aratubwira ati ubwira Imana iruta byose, Imana itegeka yitwa amen, uwiyita amen. Imana iturengere. Hangaha turabyumvikanaho cyane. Imana yavuze ati nitwa amen, nitwa amen.
nitwa Alpha na Omega, nitwa itangira ikaba n'iherezo, ndi Imana ishobora byose, ndi Imana yitwa Uwiteka. Imana turengere kandi tugire neza. Tekereza, fata umwanya utekereze iby'Imana igenda gukorera. Ufata umwanya utekereza iby'Imana igenda gukorera. Wibaze se natanze iki? Ubaze se hari icyo nabana naratanze kugira ngo mbe nkiriho? Hari icyo nabana naratanze kugira ngo mbe ifashe uyu mwanya nkiriho? Imana turengere. Irindi zina ry'Imana tugiye kurisanga mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, ibice 2 umurongo wa mbere, ngo bana banjye bato mbandikiye ibyo gukira kugira ngo mudakora icyaha. Icyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Amen. Hano tubonye irindi zina ry'Uwiteka, turasubiramo ngo bana banjye bato mbandikiye ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Icyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Imana iduhane umugisha. Tubonye irindi zina ry'Imana ryitwa Data wa twese. Yesu yigisha abigishwa be gusenga, arabwiye ngo nimujya musenga mujye mutangira aya magambo muvuga muti Data wa twese uri mu ijuru. Ntabwo yavuze ngo ashaka irindi zina, ntabwo yaravuze ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Iryo nibwo yatubwiye ati tuzajye dutangira dusenga tuvuga gutyo. Iyo yatubwiye ati Data wa twese, bivuze ngo Imana yitwa Data wa twese. Imana yitwa Data wa twese kubera ko ari yo yaturemye kandi ari irinda intambwe z'ibirenge byacu, ari iturengera mu byo dukora byose. Imana yitwa Data wa twese. Imana yitwa Data wa twese, niryo rindi zina ryayo tubonye muri Yohana rwose. Imana yaravuze ati nitwa Data wa twese. Ahangaha nabwo birongera bavuga ati umurengezi uturuka kuri Data wa twese, bivuze ngo uturuka mu ijuru, uturuka ku Mana iruta izindi mana. Sunashimwe. Aya ni amazina Imana yivugiye, aya ni amazina Imana yagiye yivugira ati nitwa Alpha na Omega, nitwa itangiriro n'iherezo, nitwa Imana ishobora byose. Ayo ni amazina y'Imana agenda avuga ati nitwa Amen, ikagenda ivuga amazina atandukanye nk'uko tumaze kuyabona ruguru, nk'uko tumaze kuyabona hano atambutse. Ati nitwa Alpha na Omega, nitwa Amen, nitwa Uwiteka kandi nitwa ishoboye byose, nitwa Data wa twese. Ayo ni amazina Imana agenda ivuga. Ariko se noneho twebwe nk'abana b'abantu twaba twarise amazina, cyangwa se twaba hari amazina twise Imana kubera ibitangaza by'igenda idukorera. Ese haba hari ibintu byo twagiye twibazaho tukavuga ati Imana idukorera ibintu bitangaje, tukayita amazina bitewe n'ibyo dukorera? Tugiye kureba amazina amwe twagiye twita Imana bitewe n'ibintu yagiye dukorera, bitewe n'ibintu Imana yagiye dukora. Tukavuga ati Imana yanjye nyihaye nyisira izina, ariko iryo zina riturutse ku byo yadukoreye. Izina rya mbere ryita Yehova El Shaddai. Umuntu wise iyi Mana iri zina yavuze ko impamvu yaryisira izina nuko ari Imana ishobora byose. Iyo umuntu avuze Yehova El Shaddai aba ashatse kuvuga ngo ni Imana ishobora byose, ni Imana ishobora byose, bivuze ngo nta kintu kijya kinanira. Abantu benshi baravuga ngo El Shaddai, Imana ishobora byose, tuba dushatse kuvuga ko ari Imana ishobora byose. Umuntu akubwira ati nitwa Yehova El Shaddai, uzajya wumva ko ari Imana ishobora byose. Ni Imana ishobora byose, nta kintu kijya kibinanira, nta kintu kijya kinana. Ni Imana ishobora byose, yitwa Yehova El Shaddai. Imana turengere. Izina rya kabiri abantu bayise, cyangwa se twayise bitewe n'amagambo yagiye yadukorera, yitwa Yehova Sabaoth. Yehova Sabaoth bisobanura uhoraho nyiringabo. Imana ihoraho, Imana ihoraho w'ibihe byose, Imana ishoboye byose, kandi Imana ihoraho nyiringabo. Yehova Sabaoth bisobanura Imana ihoraho nyiringabo. Ayo ni amazina tugenda twita nk'abana b'abantu bitewe n'ibintu byose dukorera. Tukavuga ati waraturinze, waraturengeye, witwa Yehova Sabaoth, bivuze ngo uri Imana ihoraho nyiringabo. Irindi zina bayita Yehova Elyon.
Yehova Elyon bisobanura Imana isumba byose. Ni Imana isumba Bayali, ni Imana isumba Dagoni, ni Imana isumba abarozi, ni Imana isumba abapfumu, ni Imana isumba ibyananiranye byose, ibitareba n'ibireba. Ni Imana isumba byose, ni Imana yahozeho kandi izahoraho. Iyo niyo Mana yacu, niyo twise Yehova Elyon. Irindi zina twayise Yehova Adonai. Yehova Adonai bisobanura Imana ikora ibyo igomba. Haleluya. Imana ikora ibyo igomba, bishatse kuvuga ngo Imana ibyo yashatse gukora ku buzima bwawe, ikigombwa cyose ku buzima bwawe iragikora. Ntago ari Imana iforuswa, ntago ari Imana ikoreshwa ibindi, hoya ni Imana ikora ibyo igomba, Imana ikora ibikwiye gukorwa n'ubundi. Irindi zina bayita Yehova Elohim. Imana ishimwe. Yehova Elohim, Imana bayise Yehova Elohim kubera ko ngo ni umuremyi wa byose. Imana ishimwe. Umuremyi wa byose, Yehova Elohim ni umuremyi wa byose. Imana iturengere kandi tugire neza. Twayise Yehova Elohim kubera ko ari umuremyi wa byose. Irindi zina ry'Imana rikurikiyeho ni Yehova Jireh. Imana itumara ubukene bwacu. Mana we, ahangaha abantu bari bafite ikibazo cy'ubukene, reka tubwire Imana ati uri Imana Jehova Jireh, uri Imana Jehova Jireh, uri Imana itumara ubukene bwacu, uri Imana itumara ubukene bwacu. Iyo niyo Mana bita Jehova Jireh. Irindi bayita Jehova Nisi. Jehova Nisi, Jehova Nisi bishatse kuvuga ngo ibendera ryanjye cyangwa se ibendera yanjye. Ni Imana y'ibendera ryanjye, niyo itugaragariza cyangwa se niyo bendera ryacu, niyo bita Jehova Jireh. I mean Jehova Nisi. Irindi zina ry'Imana bayita Jehova Rafa. Mana we, Mana ishimwe kandi himbazwe. Waba wararwaye ugakira, cyangwa se waba urwaye, izere ko Jehova Rafa iri buze kugukiza. Izere ko Jehova Rafa iri buze kugukiza, cyangwa se ushimire Jehova, cyangwa se Imana yakurinze ikagukiza, ariyo twise Jehova Rafa. Imana ikiza indwara zacu, Imana ikiza indwara z'ubukene, Imana ikiza indwara zananiranye, Imana ikiza sida, Imana ikiza indwara zitandukanye. Umuntu akaba arwaye indwara z'akarande ariko Imana ikazikiza. Iyo niyo bita Imana Rafa, Jehova Rafa. Irindi zina ry'Imana bayita Jehova Elolam, Imana ihoraho. Turavuga ati Jehova cyangwa se God is omnipresent, Imana ihora hose. Jehova Elolam, Imana ihoraho igihe cyose, yahozeho izahoraho kandi na n'ubu iracyariho. Niyo mpamvu twita Jehova Elolam. Irindi zina ry'Imana bayita Jehova Eloyika. Ishatse kuvuga ngo ihoraho niwe Mana yacu yonyine, ihoraho niwe Mana yacu yonyine, bayita Jehova Eloyika. Iryo rindi zina ry'Imana twayise twe nk'abana b'abantu. Irindi zina ritangaje kandi rihesheje ubwuzu bayita Jehova Shalom. Jehova Shalom, tujya dukunda kubikoresha tuvuga ngo Shalom Shalom. Ishatse kuvuga ngo ihoraho niwe Mana yacu, ihoraho niwe Mana yacu. Imana turengeranye n'amazina abantu bagiye bayita bitewe n'imirimo yagiye dukorera, ikadukorera imirimo. Twavuga ati wadukijije indwara, twese twita Jehova Rafa. Wadukijije indwara tukwise Jehova Rafa. Mana tubonye kushora byose ari waremye isi n'ijuru, tuvuga twise Jehova Elohim. Turavuga ati Mana wadukijije ubukene, wanatugiriye neza, tukwise Jehova Jireh, Imana itumara ubukene bwacu. Turavuga ati Mana nta kintu udashobora, burya wigisha abantu, Mana urashoboye rwose. Wigishije abantu Mana bararangiza, ubahereza akazi twarabibonye. Niyo mpamvu twishe Jehova El Shaddai, uri Imana ishobora byose. Ayo ni amazina Imana twagiye tuyita. Ese ho wayitirihe zina kano kanya ushingiye ku byo Imana yagukoreye? Ese kwara amazina Imana yitwa
yihaye, hari nayo twayise wowe wayitiriwe izina bitewe yawe bijya gukorera. Tekereza urebye Imana yagukoreye ubu nawe wita izina. Ndabashimiye gukurikirana ko turimo tureba amagambo y'Imana, ko turimo tureba amazina y'Imana, ndetse hari Imana yatwibwire ko ari yitwa, hari n'aya Imana twe twayise bitewe n'imirimo yagiye dukorera. Twabonye amazina menshi, twabonye ko Imana yitwa Alpha and Omega, itangire kaba n'iherezo. Imana ishobora byose, ni Imana Uwiteka, Imana Data wa twese. Ayo ni amazina twagiye tubona atandukanye. Ese ho wahita iyihe? Twabonye n'andi mazina twagiye twita bitewe n'ibintu yadukoreye. Imana twayise Jehova El Shaddai, Jehova Elohim, Jehova Eloika, Jehova Rafa, bitewe n'ibintu byose yagiye dukorera. Ese ho wahita iyihe? Turagushimiye rero wowe wakurikiranye, tujye gusenga dusoza. Imana ibahereze umugisha. Mwami, twongeye gushima izina ryawe, turaguhimbaje. Wabanye natwe Mwami, waturengeye, watugire neza. Reka Mwami izina ryawe rihimbazwe. Watubwiye ko Mwami uri Imana itandukanye, uri Imana, uri Jehova Alpha and Omega, Imana ishobora byose, Imana ikuvuga bikaba kandi itegeko rigakuvuga. Turaguhimbaje. Bana natwe muri byose, turengere Mwami, tugire neza. Bana natwe dufashe, tugushimira ko buri wese watendinze Mwami kuri Menya TV. Izina rimuhereze umugisha, abazabireba, abazabyumva, uzabagire neza Mwami. Turakwinginze Mwami, ukomeze turegere mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, shalom.